ntabwo mu by'ukuri bari abantu iyo wize ubuzima bwabo uburyo Imana bakuye muri Egiputa ikabageza ikabamutsa inyanja itukura bageramo hagati bagataka amadegede. Yego. Bigaragaza umutima wo kutizera bari bafite. Amadegede. Bagataka amadegede. Amadegede. Ntabwo ndakuvaho. Mu bintu uvuze harimo kuvuze ko kwizera ariko kuzatujyana mu ijuru. Yego cyangwa hoya? Yego rwose. Kwizera niko kuzatujyana mu ijuru. Aha. Ikindi kibazo kirabaza giti. Umuntu ufite icyaha azajya mu ijuru yego cyangwa hoya? Azajyayo. Ufite icyaha. Ubutumwa. Arabango nimba kwizera Yesu kuguhesha uwo munezero muri Yesu, abaro muri Yesu, urwo rukundo rwo muri Yesu. Yego. Bukwemerera gukora ibyaha. Yego. Uzagenda ubukore. Nuko atari byo. Rwose ntago bishoboka. Kuko Paulo yandika Abefeso yarababwiye ngo mu bice 2 umurongo waho wa 20 ngo muri we inzi yose iteranijwe neza. Yego. Irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami Yesu. Yego. Ngo kandi muri we namwe murubakanwa. Yego. Kugira ngo mube inzu yo kwagamo n'Imana mu mwuka. Amen. Amen. Kristo icyarico njya ninginga kugira Imana ifungura amaso bimenye. Umwanditsi rero yamuvuze ngo niwe mutambyi mukuru mu buryo bwa Melisedeki. Yesu ashimwe bene data, twongeye kubaramutsa nanone mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Turanezerewe no kongera kugaruka no kongera kubana kandi. Ubushize twarimo tuganira iby'uko hari teoloji ivuga ko hari abantu barubanuriwe agakiza kera cyane, twabifasheho umwanzuro rwose kandi Imana ishimwe ko twabiganiriye. Nanone twongeye kugaruka kugira ngo tuganire abavandimwe mumaze kubamenya, ariko reka bongere bivuge kugira ngo wenda n'utubonye bwa mbere utarakurikiye ikiganiro cya mbere nawe atumenye. Ni izina ngewe nitwa Godfrey Mutabazi, navutse ubwa kabiri. Sebazungu Jacques Ndimbuhe ya Yesu. Nitwa Didier Mugisha Boneri, narakijijwe kubw'ubuntu nizeye Kristo Yesu. Imana ibaho umugisha cyane. Reka dusenge ubundi iki kiganiro kandi nanone tugitangire. Mana mu izina rya Yesu, waradukunze utugira abo kwizera. Si ibyo gusa watugize abana bawe, si ibyo gusa mu ijuru wahagize mu rugo, si ibyo gusa waduhaye n'umurimo wo kukunga n'abandi, si ibyo gusa waduhinduye abami n'abatambyi mu bwami bwawe, si ibyo gusa watugiriye n'ibindi byinshi tutarondora kuko tubirondoye bwakwira bugacya. Ibyo byose tubikusanyirije hamwe, turabigushimiye. Tuje imbere yawe ngo tuganire ibyungura ubugingo bwacu, ibyungura ubwenge bwacu, kuko ijambo ryawe ridutungira ubugingo. Turasenze rwose ubugingo bwacu wongere kubugaburira ndetse buhage. Umve gusenga dusenze mu izina rya Kristo Yesu, amen. Hanyuma aba evangeliste ndabasuhuje, mumeze neza? Tumeze neza. Meze neza nawe? Ndashima umwana. Yes, nanjye meze neza, namwe nizeye ko mumeze neza. Abadukurikiye ubu, abazadukurikira n'ikindi gihe cyose, imibiri yacu nayo irindwa n'Imana. So rero ubushize twaraganiriye nabivuze, n'ubu rero turabanza icyanditswe, ubundi mbaza aba evangeliste turi kumwe, hanyuma nabo bansubize. Hari ijambo ry'Imana ryavuzwe n'umugaragu wayo Petero, igice cya 2 umurongo wa 20. Petero wa 2 igice cya 2 umurongo wa 20. Icyakora so turi busome gusa, turasoreza kwa 22. Yaranditse ngo niba kumenya neza Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza kwarabateye guhunga bakava mu by'isi byo none, maze bakongera kubyizingitiraniririzamo bikabanesha, ibya nyuma byabo biba byararushije ibya mbere kuba bibi. Icyajyaga kubabera cyiza yaba batigeze kumenya inzira yo gukiranuka, biruta ko basubira inyuma bamaze kuyimenya, bakareka itegeko ryera bahawe. Ibyabasohoyeho ni iby'uyu mugani w'ukuri ngo imbwa isubiye ku birutsi byayo, kandi ingurube yuhagiwe isubiye kwigaragura mu byondo. Ibyo ngibyo tubihuze n'ijambo Paulo yabwiye Abakorino igice cya 9 umurongo wa 27. Ni mu rwandiko rwa mbere yarababwiye ngo nanjye iyo maze kubwiriza mbabaza umubiri wanjye nkawukoza uburetwa, kugira ngo ubwo maze kubwiriza abandi ntagaragara ko ntemewe. Ibyo tubihuze kandi n'ibiri mu Baheburayo igice cya 6 umurongo wa 4 kugera ku wa 6. Muribuka avuga kuko bidashoboka ko
Abaheburayo 6:4 ko bidashoboka ko abamaze kuvirwa n'umucyo bagasogongera impano iva mu ijuru bakagabana ku mwuka wera bakanasogongera ijambo ryiza ry'Imana n'imbaraga z'igihe kizaza maze bakagwa bakabivamo. Ntibishoboka ko kongera kubahindura bashya ngo bihane kuko babongeye kwibambira umwami wabo. Evangeliste Bonheur, ibyo byanditswe urabyumvise, urasubiza yego cyangwa hoya? Agakiza karatakara cyangwa ntabwo gatakara? Agakiza ntigatakara. Dusomye imirongo ivuga ko abantu bashobora gusubira inyuma, abantu basubiye inyuma bakagwa, abantu ibintu baneshaga byongeye bikabanesha. Dusobanurire buryo ki agakiza kadatakara. Nukoresha indi mirongo iyo ari yo yose, ukoresha iyo nge nasomye. Inkoresho yawe. Yego. N'indi yose wemerewe kuyikoresha, ariko ngewe mvuze ko gatakara nshingiye kuri ibi ngibi. Yego. Urakoze. Imana iguha umugisha. Udusomera urwandiko rwa 2 rwa Petero ibice bya 2. Rwose mpagaze aho ngaho gatakara. Yego. Kuko yavuze ngo bya bimeze nkuko ingurube yabisubiye. Ingurube yuhagiwe isubiye kwivuguta mu byondo. Imbwa isubiye ku birutsi byayo. Urumva ko nyine niko ngo bya bimeze. Yego. Rero mu by'ukuri nuko twabivuzeho n'ikiganiro cy'ubushize. Yego. Bibiliya gukuramo inyigisho. Yego. Ntago iyo ukotinze umurongo umwe. Yego. Navuga ngo ntago ugera ku nyigisho Bibiliya ishaka kuvuga. Yego. Ahangaha muri urwandiko Petero yandikaga yerekanaga abahanuzi b'ibinyoma badutse. Yego. Bigisha ibitari ubutumwa bwiza, niko navuga hano mu bice 2 niko atangira avuga. Yego. Aravuga ngo nkuko hari abahanuzi b'ibinyoma badutse mu bwoko bw'Abisiraheli. Yego. Niko no muri mwe hazaba abigisha b'ibinyoma bazanwa rwirera mu nyigisho zirimo ibice zitizera kurimbuka, ndetse bazihakana na shebuja wabacunguye bizanire kurimbuka gutebutse. Yego. Amen. Amen. Agenda asobanura ibyaba bigisha b'ibinyoma. Yego. Amen. Amen. None rero abangaba nibo yagezemo arababwira ngo byari kuba byiza. Yego. Kubera ko navuga ngo iyo utariga ibyo byibanze muri Kristo Yesu, ubanza umuhishurire gukizwe, noneho no muri kino gihe barazamutse. Yego. Rwose bazakubwira ko kutizera Yesu bidahagije. Yego. N'izindi nyigisho zitandukanye ziganisha abantu mu buyobe. Yego. Zituma barushaho gupfa. Yego. Ibyo ngibyo rero ni doctrine yica umurimo w'Imana, cyangwa yica ubutumwa bwiza, cyangwa yica umugambi. Uretse ko umugambi w'Imana Uwiteka Nyiringabo awubereye maso, kandi rwose isi zamwumva abazizera bazakizwa. Ahubwo rwose ntibishoboka. Abangaba rero nico hano ku murongo yavuga mu 20 abangaba bameze gutya. Niba kumenya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza kwarabateye guhunga bakava mu by'isi byo none, maze bakongera kubyiziringiramo bikabanesha, ibya nyuma yabyo biba birushije ibya mbere kuba bibi. Niko kuri rwose abangaba niba ari ukwizera Kristo, kuko sibyo, kuko nta wizeye Kristo uneshwa n'isi. Niko hano yanditse aravuga ngo abanesha isi nta wizeye Yesu Kristo. Bivuze iki se? Nuko abangaba mu by'ukuri batamwizeye, kuko uwizeye Yesu nushobora kunesha isi. Bibiliya iravuga muri Yohana kavuga ngo abamwemeye bakizera izina rye barushoboza bwo kwitwa abana b'Imana. Ari ikintu cy'ubushobozi. Ubwo bushobozi bubashoboza, navuga ngo ni imbaraga Imana, ni umwuka Imana ibaha wo kubasha navuga ngo kutaneshwa n'isi. Biravuga ngo nubwo abo ngabo rwose bazongera babyuke. Haleluya. Amen. Ntabwo rero bishobokera ababizeye Uwiteka Imana kujya ni kuko mwe musubize according iyi mirongo. Oya, ahubwo mwuka w'Imana ahora kuri bo, abagaruzi neza ye, abigisha. Niko Paulo yanditse kirandikira titaravuga ngo ubuntu bw'Imana buzanasohoze bwarabonetse, bubigisha kuba Imana, bukabigisha gukiranuka no muri buno bugingo. Kandi deni yandika yaravuze ngo twebwe ubu ngubu abizeye Yesu Kristo tuwe mu bubata bwo gukiranuka. Abana b'Imana aho tubatiwe twahinduriwe ububata tubato gukiranuka, duhora
dushaka icyanezeza umuremyi duhora twifuza tuzakuza kubona muri presence y'Imana no twibera yego twifuza niyo umwanzi aduteye niko umwana muri ibyo yavuze ngo iyo niyo kwizera kwanjye ari guki bya numbira mu ijuru karaho mukiza wabinguyeho byose yego ntibikundira abana b'Imana ro kugenda gutya ahubwo ababigisha b'ibinyoma koko abangaba rwose batize Yesu Kristo yego nubwo mbere bavuye mu by'isi yego amen bavamo ariko kunyagasubiramo imeze nyine nkuko ingurube yoza igasubiraho ngaho yego nuko ngiye byumva naho ubundi nibishoboka rwose ariko abangaba bo yavugaga ibibasohoreyeho yego Imana iguha umugisha cyane nawe abivuze neza ko Petero we yabwiraga ari babigisha b'ibinyoma abo ntibigeze banamenya Yesu ahubwo bamumenye mu mutwe gusa bajya kumwigisha nyine arakoze cyane ariko nanone sindanyurwa Evangeliste Jacques Mose yihanangirije Abisirayeli anabisubiramo arababwira ngo nimugera mu gihugu Uwiteka Imana ibaha mukarya mugahaga muramenye ntimuzibagirwe Imana yabakuye mu gihugu cya Egiputa Yohana ari Patimo Imana iramumanukira yandikira abantu arababwira ngo komeza icyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe mbese ayo magambo yose Yesu ati ni mube maso kuko mutazi umunsi n'igihe aho ntiyabatubwira ko dukwiriye guhora ducungira hafi kuko turebye nabi agakiza twagatakaza turamutse turiye tugahaga agakiza twagatakaza nyine tukibagirwa tugakora ibyaha usobanura ute agakiza karatakara ntigatakara yego cyangwa hoya ntabwo gatakara agakiza ntabwo gatakara none niba kadatakara ijambo ry'Imana rikaba riduha tansiyo ngo turamenye aho ntiryaba rivuga ngo ushaka kugatakaza ahubwo cungira hano hantu dusobanurire okay Imana ishimwe ko umwuka wayo sinzi impamvu umwuka nyoboye cyane ko twiga kuri kino gitabo kugira tucyumve neza iki gitabo cya Petero kuko tutajya n'ahandi wenda niho watangiye usoma kugira ngo tubashe kubyumva neza yego yusomye mu rwambere rubanza urwandiko rwose urwiza utacemo kabiri tuzikane ikintu Brother Bonner yavuze kudafata Bibiliya ngo ucukuremo akarongo kamwe ukazana agomba kumva Bibiliya yose umujyana wayo murongo igiyemo iyo tuvuze yuko agakiza kadatakara ubundi babivuga mu rwambere rwa Petero ibice byabo bitatu Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se ishimwe kuko yatubyaye ubwa kabiri wumvise icya mbere yatubyaye ubwa kabiri ni Imana yagize uruhare mu kutubyara ubwa kabiri yego wumva ubwira bw'agakiza yatubyaye ubwa kabiri bivuze ngo ntacyo twakoze ngewe kugira mama wanyambyaye nta ruhare nagize ahubwo mama yarambyaye yego umwana noneho amaze kumbyara nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri kugira ngo tugire ibyiringiro bizima yego ibyiringiro bizima by'iki byuko Imana ariyo tangije umurimo w'agakiza ikatubyara kandi ducometse kuri yo icyo kintu cyitwa cyuko ducometse kuri cyumve kuko niyo yatubyaye kweli iduhindura abana yego kugira ngo tugire ibyiringiro bizima tweshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo yego kuko iki nacyo n'ubwiru kuzuka kwa Yesu Kristo yego tuzabone umurage utabasha kubora yego cyangwa kwandura cyangwa kugajuka yego ariwo namwe mwabikiwe ubu nabwo n'ubwiru yego kuko iyo tuvuze ko agakiza gatakara uribuka Yohana 10:28 urumva havuga ngo inama zanjye yego ziranyumva yego nta wazima ngo nta wazivuvunura mu kiganza nta wazikuramo niyo mpamvu hano rero kubera ko Petero arazi ubwo bwira avuze ngo mwabikiwe mu ijuru yego ariho namwabikiwe mu ijuru rero icyo nshaka gusorezaho ngo mwebwe abarindirwa n'imbaraga z'Imana yego ubwo turi muri rwandiko rwa Petero nibwo turimo ducukumbura neza ngo mwebwe abarindirwa n'imbaraga z'Imana bwo kwizera murindirwa agakiza yego gose agakiza kacu kararinzwe murindirwa agakiza n'imbaraga z'Imana imbaraga z'Imana rero ni umwuka wera watujeho igihe twizeraga wagize uruhare mu gutuma twizera agatura muri twe tumaze kwizera urakoze hanyuma sinasoza gatoya agakiza kitawe kuzayishurwa mu gihe cy'imperuka rero iki nicyo gituma
ngarutse kuri bya bibazo byawe nk'iyo uvuze abantu bo ku bwa Mose bari abantu n'isezerano rya kera rirabivuga bari abantu rwose barimbutse ntabwo mu by'ukuri bizeraga ntabwo mu by'ukuri bari abantu iyo wize ubuzima bwabo uburyo Imana ibakuye muri Egiputa ikabambutsa inyanja itukura bageramo hagati bagataka amadegede bigaragaza umutima wo kutizera bari bafite bagataka amadegede rero ahandi iyo tuvuze icyitwa mu byashiro hano bango witonde komeze tutatagira ukunyaga ikamba icyo ikamba baba barimo bavuga iyo uzi igitabo cy'ibyashiro hano ubona neza igitabo cy'ubugingo bihoraho n'igitabo cy'imirimo rero hatagira ukunyaga ikamba iyo Yohana avuga uriya murongo ntabwo aba avuga iby'agakiza uzirikane kino kintu kirazira kubakira umurongo w'ibirakantu kamwe niyo mpamvu niba Imana yaragennye ko kujya mu ijuru ari ukwizera iryo ni hame tugomba kwizera rero mpamvu ngo ube maso agira ukunyaga ikamba aba arimo avuga bwa buzima tubamo bwa nyuma yo kwizera urumva ariyo makamba tuzaba tugeze mu ijuru bihura na cya kindi wavuze kiba mu Bakorino Pawulo ngo nicyo gituma nkuramanywa nijoro nkibaza kugira nakoresha umurangi by'uburetwa kugira ngo ubwo maze kubwiriza abandi nagaragara nk'udashyitsi ntabwo Pawulo aba ashaka kuvuga iby'agakiza kacu kwa wa mwuka wavutse ubwo twizeraga icyo Pawulo aba ashaka kuvuga ni iki aba ashaka kuvuga noneho icyo nakwita mu cyongereza consecration gukura mu by'ijambo ry'Imana na n'uyu munsi nanjye umubiri wanjye ukoshije ariko iyo niyiriza ubusa iyo nsenga mu butayu nasimbukiyeyo ahemewe ahantu heza akajya hari nko mu gashyamba hari uduti twiza agasenga saa sita saa saba nkagaruka kuko nibyo ntabwo mbangira ngo mbona agakiza mu bundi buryo ahubwo icyo mbanyiza ngo n'iki ni ukugira ngo kwiriza ubusa ni ugufata umwuka wawe kugira uwushyire ahantu hanyaho ho kubasha kumva Imana ni icyo mba ndimo ngo nagara agakiza mba ngira ngo mbone ahubwo ni ukugira ngo nkure muri bwa busabane nicyo Pawulo hari naho yarimo avuga urakoze cyane ntabwo ndakuvaho mu bintu uvuze harimo kuvuze ko kwizera ariko kuzatujyana mu ijuru yego cyangwa hoya yego rwose kwizera niko kuzatujyana mu ijuru ikindi kibazo kirabaza giti umuntu ufite icyaha azajya mu ijuru yego cyangwa hoya azajyayo ufite icyaha urugero ndatukanye ni urugero cyangwa se ngize ikindi cyaha runaka ndibye ingero z'ibyaha hari igihe tuzibura ndibye pfuye ndimo najya mu ijuru noneho ikibazo cyanjye rero nyirizina nshaka kubaza kiri ahangaha uhuza ute ko utubwiye ko kwizera ariko kujyana umuntu mu ijuru kandi Imana izakenera umuntu ufite kwera kungana no kwa Kristo birahurira he ko kandi umuntu wizeye umbwiye ko abasha gukora icyaha sibyo abasha kwibonaho icyaha umuntu wizeye ashobora kwibonaho icyaha runaka nyuma y'uko yizera kandi uwo muntu already yageze mu ijuru huza ibyo bintu mu minota itarenze 3 bisobanukirwe neza ibyo Kristo iyo tumuvuga mu nguni 3 inguni ya mbere ni inguni yo kuba ari umucunguzi umucunguzi yego ya Matayo 1:23 uwo mwana uzamwite Yesu kuko ari we uzakiza abantu iby'ibyaha byabo yego ndamukunda kuri icyo ngicyo ni umucunguzi w'isi yose ni umucunguzi iyo ni inguni ya mbere arimo yego inguni ya kabiri Kristo arimo iyo bene wacu b'Abayisilamu turasenga kugira ngo bayimenye bahishurirwe ko Yesu ari we mucunguzi w'isi kuko izi nguni 3 nibo mvugamo Yesu ni ingenzi cyane kuzumva kuko hari igihe abantu benshi bamubona mu nguni yo gutanga ibyo kurya bakamubona Abayisilamu bakamubona nk'umuhanuzi nk'intumwa ariko intumwa tugira ni nyinshi pe Eliya ni intumwa nanjye ejo bundi sinamenya n'undi wundi turabajya murabizi tugira intumwa nyinshi zitandukanye na Yohana yari intumwa na Paulo yari intumwa na Muhammad ni intumwa na Yesu ni intumwa rero ariko urwo ruhande ntago rumuvuga mu mwuzuro niyo mpamvu inguni ya mbere abanza ni umucunguzi w'isi
kuko ari we uzakiza abantu iby'ibyaha byabo. Kabiri, Kristo muwo ari we ni umwami. Ni umwami. Gatatu, noneho kuba ari umwami niyo mpamvu agomba kuvuga ibyo avuze bikaba byumvikane byubahirizwa. Gatatu, Kristo icyo ari cyo njya ninginga kugira Imana ifungura amaso abimenye. Umwanditsi rero yamuvuze ngo niwe mutambyi mukuru mu buryo bwa Melisedeki. Mu yandi magambo isezerano rya kera bavuga Melisedeki, Aburahamu yagiye kureba ngo umutambyi utarashyizweho n'abantu. Baba barimo basobanura Kristo nk'umutambyi noneho utarigeze ushyirwaho n'abantu. Rero ubutambyi bwo mu isezerano rya kera bwashushanyaga ubutambyi bwo muri no minsi bwa Yesu Kristo. Ariko mvu bwa Yesu Kristo bwira burimo. Ubutambyi bwa Yesu Kristo amaraso amena yatumeneye n'ayiteka ryose. Amazi yatumeneye ashinzwe kutweza n'ayiteka ryose. Umwuka yaduhaye ni uwiteka ryose. Icyo rero nicyo gituma izo ngune eshatu ibindi byose bita byoroha. Iyo tugeze kuri wa muntu wakiriye wamenye Yesu muri uwo mwuzuro akamumenya, bivuze ngo umwuka w'Imana ari muri we, ntashobora kumukundira kuko apanga icyaha akabipanga, kuko umwuka aramubwira hanyura. Ntashobora kumukundira kwa abwambirira ku bushake gukora icyaha, kuko umuntu ugambira gukora icyaha ku bushake, icyo ni ikimenyetso cyiza kigaragaza ko ari uwa Satani. Ariko ashobora kwikangura occasionally yakoze icyaha. Iyo akoze icyaha rero bituma nicyo Yohana yavuze ngo umuntu ngo ahubwo nitwa turi ibyaha byacu niyo kwiringirwa no kutweza no kwizerwa no kwinywa kutwezaho ibyaha byacu byose. Ubwiru rero n'abamwe navuze ubwiru bw'ubutambyi bwa Yesu Kristo, icyo gihe iteka abahagaze kumisha ya maraso ku iteka ryose. Niyo mpamvu ikintu kiranga gitandukanye umwizera n'umunyedini. Ku muntu wizeye directly ako kanya ahita abwamwuka muzi icyaha, amaraso Yesu agatamenerwa. Niyo mpamvu duhora turabera, turabaziranenge, turabatagawa muri Kristo. Imana dahana umugisha. Utarabaza ikindi Imana imuha umugisha rwose. Ndumva mbyumvisemo abisobanuye neza pe, nta kibazo komeza. Numvaga nshaka kugira akantu noneho nshaka kuvuga nuko muri Yesu, muri Yesu navuga ngo naho abera batunganirizwa. Siko bimeze. Turi mu bubata bwo gukiranuka. Ntago umwami wacu ntago ari umugezi twigisha neza, aje gutwigisha umuvandimwe rwose umuvuga butumwa, arabango nimba kwizera Yesu kuguhesha uwo munezero muri Yesu, abaro muri Yesu, urwo rukundo rwo muri Yesu, bukwemera kujya gukora ibyaha, uzagenda ubukore. Nuko atari byo rwose, ntago bishoboka. Kuko Paulo yandika Abefeso yarababwiye ngo mu bice 2 umurongo waho wa 20 ngo muri we inzu yose iteranijwe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami Yesu, ngo kandi muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kwagwamo n'Imana mu mwuka. Amen. Bishatse kuvuga iki? Yemwe Yesu yavuze arabanga umuntu nankunda abyonateko yanjye ngo nanjye nzaza aho ari ngumane nawe. Amen. Mu yandi magambo umuntu ukijijwe aba agiye mu busabane n'Imana, aba agiye muri preza y'Imana. Imana ibigiye kubaka wa muntu nkuko yimushaka, niko nabivuga mu yandi magambo. Muri we rero inzu yose irubakwa, ikitameze neza muri boneri kikamera neza. Kandi njyambona ibyo bintu ntago ari kuba mbishaka, oya, ntago rwose nzi igihe umutima wange hari ibyo wanze. Muri Yesu gusa yagize yarampinduye mpinduka icyaremwe gishya, ibya kera birashira. Amen. N'ibikitsinda muri kino gihe n'ibyo nyirwana nabyo, Uwiteka nanyemera kwa mubata bw'icyo kintu, ahubwo iteka ryose numva ryaje wa mwuka uri muri nge uhora rwose unyinginga, unyigisha guhindukira kamera nk'uko datashaka. Amen. Kandi ni nuzi ni must, nta mahoro mboneramo, nta buzima mfitemo aho ngaho. Ubuzima bwanjye ngira amahoro ndi muri Yesu, ngira ibyishimo ndi muri Yesu. Amen. Bishatse kuvuga ikisi mwicyo se bazavuga nuko muri we
aratwubaka rwose tukaba tuzi ko muri buryo bw'umwuka. aha Imana ibaha umugisha cyane. Ubwo uvuze rero mfite ikibazo cyo kukubaza. Watubwiye ko evangeliste rwose wakijijwe ku bw'ubuntu ukaba uri umuvugabutumwa bwiza rwose. Ese ntugira impungenge zo kubwiriza umuntu ukamubwiriza kagakiza kadatakara? Ese ntugira ubwoba kubwira umuntu imbabazi z'Imana zingana zityo mbese ukamubwiriza muri ubwo buryo? Nta mpungenge ugira ko uwo muntu bishobora gutuma yikorera ibyaha akavuga ati n'ubundi agakiza ntigatakara ngo twikorere ibyaha, akavuga ati n'ubundi imbabazi z'Imana ni nyinshi cyane ntinsambana nta ribi? Nta mpungenge ugira ko mu bantu ubwiriza nyuma y'igihe runaka Satani ashobora kuzakora icyo kintu? Amen. Imana iguha umugisha. Umbaje wose cyiza numva nashakaga. Nukuri ibyanditswe byera ubutumwa bwiza. Yego. Nibwo dukwiriye kwigisha. Yego. Ntabwo dukwiriye kugoreka ubutumwa bwiza kugira ngo ahari ngo umuntu atabyumva ukundi kuntu. Oya. Kuko Paulo yaravuze mu Maroma aravuga ngo erega ubutumwa bwiza ni bunkoze isoni. Kuko first ni imbaraga y'Imana ihesha uwizeye wose gukizwa. Ni imbaraga. Ni imbaraga. Ni imbaraga y'Imana ihesha uwizeye wese gukizwa. Ngo kandi muri bwo nimo gukiranuka kuva ku Imana guhishurirwa. Amen. 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 Bishatse kuvuga iki? Yego. Ntabwije ubwo butumwa bwiza. Yego. Kuko nibwo ni wari imbaraga ihesha uwizeye wese gukizwa. Yego. Bivuze ngo yego ndi kugira mu mugambi w'Imana ahari ntacyo mazemo, icyo yankirije ntacyo mazemo. Icyo ni kimwe, kandi gucyanuka kw'Imana ntabwo kwahishurwa tutabwirije Yesu mu mwuzuro wiwe. Reka ndi gusoza mu bice bitatu niho asobanura gucyanuka kw'Imana. Aravuga ngo 21 ngo ariko none hariho gucyanuka kw'Imana kwahishuwe udaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyanu aribyo biguhamye. Ngo ariko no gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro. Amen. Amen. Uyu Yesu rero w'imbabazi, uyu Yesu urukundo rungana gutyo wakabura rugero, uwo Yesu wo kugira neza byakabura rugero, uwo Yesu dukunda bingana gutyo, uwo Yesu niwe isi boneramo gukizwa. Niho hari ubutungane ko bireke bandivuga, niho Imana barira umuntu utungana nuko amwizeye. Amen. Gace rero namanuraho ntagomba muvuza uko ari. Amen. Yesu se niki nizo mbabazi zingana gutyo, ngo urukundo rungana gutyo, kandi umwizeye ahabwa imbaraga. Ntabwo bafite kuko nzi ko nagera muri wowe azabasha kunesha isi. Ntabwo rwose azagutwara gutyo. Yesu ni umugabo. Sera yatubwiye akantu keza turi kwiga Bible study. Atuha kwizera ntabwo ari akagabo k'amafuti umuntu agereka ibindi bintu. N'uwo Yesu rero ntabwo ari umuntu uri aho ngaho usanzwe ngo uzizera numara ngo gendere muri uwo. Ahubwo icyo ni ikindi kintu Satani azanye muri kino gihe cyo kwigisha, kuko tuvuga ubutumwa bwiza, twavuga ubuntu bw'Imana uko Bibiliya ibuvuga kandi tujya bigaragaza. Umuntu agatinya ko nabyumva gutyo bimusunikira mu byaha, kandi kuko siko bimeze. Ahubwo nubyumva gutyo ukabishura ukabyizera uzakira. Amen. Imana yabwe icyubahiro. Arakoze cyane rwose Evangeliste Bonheur ati dukwiriye kubwiriza imbabazi za Kristo n'urwo rukundo, kuko Kristo azagwiza imbaraga mu muntu ntazajya gukora ibyaha. Arakoze. Kamindukirire Jacques, turimo tugana ku musozo. Iki kibazo kiri mu byanyuma. Twakijijwe tumaze iminsi mu itorero, hari abantu twabonye basenga dukizanyijwe, buzura umwuka, barahanura, bavuga mu ndimi, nyuma tubona baraguye. Urugero murabizi mwese, Covid yaraje, abantu bamwe ngo banywa inzoga n'abandi, ibyo twese twarabibonye mu makaritsiye. Paulo yandikira Timoteyo mu rwandiko rwa 2 igice cya 3, aramubwira ngo gira umwete wo kuza aho ndi vuba, zaza n'umwitero n'ibitabo. Amubwira story y'ukuntu Dema yamusize, ati Dema we yaransize kuko akumbuye iby'iki gihe. Turimo turavuga ko agakiza kadatakara. Abo bavandimwe twavuga basubiye inyuma bakagwa. Uyu Dema wavuzwe na Paulo, mu magambo make gerageza guhuza ibi bintu mvuze n'ukuntu agakiza kadatakara, kandi wumva ko hari abantu twasenganaga basubiye inyuma. Okay, Imana ishimwe. Nuvuga ngo nicyo twatangiye duhera turimo tuganira
aha turimo tuvuga byaba ari abantu ariko tuvuze ko icyo ngicyo Yego. Bibiliya y'ubwayo irakivuga ngo impamvu bagiye nuko batari abacu. Ni umurongo uba muri Yohana. Yego. Urwandiko rwa Yohana reka nkurebe. Vuga ngo impamvu bagiye nuko batari abacu. Kabiri 19 kabiri 19. Yohana wa mbere. Rwa mbere rwa Yohana ibice 2:19. Yego. Aravuga ngo abo bavuye muri twe cyakora ntibari abacu by'ukuri kuko iyo baba bacu Yego. baba baragumanye natwe ariko icyatumye biba bityo Yego. ni ukugira ngo bagaragare ko atari abacu rwose. Yego. Hano bavuga ibya Kristo rero buriya iyo tuvuze ubundi kwizera Yego. mu mwuzuro wako Yego. kwizera mu mwuzuro wako ni imbaraga izigafata umutima w'umuntu ikawubata ariko utekereze iby'agakiza kacu. Yego. Utekereze ko umupolisi mukuru Yego. uninze iby'agakiza kacu ari umwuka wera. Umwuka wera niwe uturindira iby'agakiza. Noneho utekereze yuko uwishyuye ikiguzi cy'agakiza kacu urumva mutekereze uwishyuye ikiguzi cy'agakiza kacu ni Kristo. Noneho utekereza yuko uzahagarara urumva uzahagarara ducira urubanza ni Imana Data. Noneho nicyo ubundi Pawulo yandikira Abaroma avuga ngo niki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Urumva akavuga ngo ninde uzarega intore z'Imana. Nako kana Ninde uzarega intore z'Imana. Ni Kristo. Ni Imana ari izitsindishiza. Ese ninde uzaziciraho urubanza. Ubu nibwo bwira ukwita umutima w'umuntu akanezerwa cyo nunganira cyo mwene Data yavuze ngo kuki mutagira ubwa bwo kubwira abantu uko imbabazi zabonetse. Nuko ubundi imbabazi nkanjye mishurirwa imbabazi nararize ndaboroga amarira ruzura kuki wakunda umunyabyaha nkanjye. Uyu munsi rero zarambase pe zirambata. Myandi magambo ndakunda mvuga ko imbabazi ni nko gusanga ni nkuko wakiba wamara kwibuka imodoka umuntu wamwibye imodoka akaza akagufata imodoka yukagezwa ari gikakugonga ikagukubita hasi umuntu akaza wa wundi wibyamara kuza akaza agasanga ufite ikibazo cy'imodoka wari wanamwibye akakugurira ishyashya akakujyana kwa muganga akaguha ibiryo. Nyumvira uwo muntu niyo wafite umutima umeze gute waba urute gusubiza kuri uwo muntu ngo ubimbata yewe. Ni imbabazi zikora zigeze mu mutima w'umuntu rero ngarutse ko icyo kintu majije ngo impamvu bagiye nuko batari abacu. Iyo baba bacu nubwo buzima abizera rero babaho. Niyo mpamvu satani iyo usomye Archangels we ni ikiremwa. Ibaze rero icyo kiremwa kije kurwanya boss uturindiye agakiza ari umwuka wera ntabwo bishoboka. Ikindi kandi twebwe umwuka wera turyamyemo adukuza mu gusabana nawe 20:28. Icyaha rero nicyo kindi cya kabiri bavuga none se nk'icyaha kije ngo kikagufata kikakujyana gutese. Icyo nicyo yahereyeho ku musaraba. Urumva ngubwe yishyizeho urwandiko n'abakristo ngo yishyizeho urwandiko rw'imihango rwaturegaga ngarubambanwa ku giti. Icyaha rero aricyo bavuga nicyo yahereyeho ngacyambura ubushobozi ku musaraba. Niyo mpamvu ubushobozi bw'umukristo mu gukomera nibyo kugenda mu by'agakiza bisaba kuba yarusha umusaraba. Ngaho niki noneho nzanira ikindi gisigaye. Urakoze cyane rwose. Ibisigaye byo tuzagenda tubiganira uko iminsi izagenda ishira indi gataha ariko aka kanya reka dufatire umwanzuro kuri iki ngiki. Ikintu twavuga kimwe mabarese nguciye mu ijambo nta kibazo dukonkurudira ino nyigisho nizi ikintu kimwe cyane cyane our generation we have to sit and learn. Twiga ibyanditswe byera kuko ntago turaba sindaba umu expert muri byo nta nubwo rwose aricyo mpamagarirwa ahubwo mwuka w'Imana nasanze mu byanditswe byera niyo wari umutima w'Imana ahantu honyine mu Godfrey yawe kwizeza kuri ugenda ukavugana n'Imana Sebazungu yakwizeza ni mu byanditswe byera kandi zugeramo urasangamo harimo urahishurwamo gukirwa kw'Imana urahishuramo izo mbabazi z'Imana harimo uwo mutima w'Imana uhamagara ukunze umuntu ushaka ko akira. Rero our generation bantu mutwumva bantu mu rusengero hari ikindi kintu ngiye nshaka kugira ngo nyine mvugeho iki
kera tugisenga twumvaga gusenga ariko kuduhesha agakiza, kuba nagiye gusenga, kuba nagiye mu materaniro, kuba rwose ndi umuntu wo mu idini, ariko ibyanditswe byera ubutumwa bwiza nibwo ubwizera akira, niwo wonyine ni ukwizera Yesu gusa, aricyo buvuga ni Yesu. Rero bene data mureke twicare twige Bibiliya, ijambo ry'Imana bizaduhishurira ubwori bw'Imana, buzatumenyesha icyo Imana idushakaho, tubashe kugenda nk'uko ishaka. Imana amen. Murakoze cyane bavandimwe bacu badukurikira rwose. Twinjiye mu byanditswe tubonamo kagakiza rwose kadatakara, twinjiye mu byanditswe tubona ko bari abadusize batari abacu koko. Bavandimwe bavuga butumwa, twinjiye mu byanditswe tubona ko dukwiriye kubwiriza imbabazi cyane, kuko abantu nibazumva ahubwo zizabatera gukunda uyu mwami, ndetse harimo n'imbaraga zituma batsinda icyaha. Imana rero iha umugisha cyane. Evangeliste Jacques twabashimiye, Bonere namwe Imana ibaha umugisha. Turasoje rero tuvuga ngo agakiza ntigatakara kubera izi mpamvu zose twavuze. Bene data rero mwakijijwe mukavuko bwa kabiri, mukomeze kwenjoyinga umuremyi no kuvuga ubutumwa bwiza. Abataramwizera namwe rwose twarabivuze ko ikiduhesha agakiza ari ukwizera uwo mwami gusa, ubundi ako ntigatakare ahubwo ugakomerera muri we. Twasoza mudusengera Evangeliste. Imana ibaha umugisha. Ikindi navuga kimwe rwose, mujye mujya muri comment section wandike mu gitekerezo cyawe, ahari twagira session yo kubisoma, tubone ibibazo mwatubajije nabyo tubikoreho. Mujye mutubaza rwose, ngiye kibazo fata session imwe dusubize ibibazo uko mwuka azatwemerera, uko ubuntu bw'Imana buzagenda butugeraho muri ubwo buryo tuzabyakira. Kandi rwose Imana ibaha umugisha, mwebwe mudushyigikira, mwebwe navuga ngo mwiteguye rwose kubana natwe. Uwiteka Imana akomeze abagirire neza. Reka dushimire Imana, kandi ahari nawe you are ambassador. Ubutumwa bwiza kubusakaza ni ikintu cyiza rwose, ubukoze mu muryango w'abana b'Imana. Imana ijya ibaha umugisha. Bana nza turagushimiye kuko uri mwiza ibihe byose mwami. Tugushimiye ko wadukunze urukundo rungana gutyo mwami. Muri wowe data mwiza tukabarirwamo gukizwa, tukaboneramo agakiza tutabitewe nuko turi beza, abatarakizwa bazakizwa, tutabitewe nuko dukora imirimo myiza, atakwa ko tubana amategeko, ahubwo tukirabi rwose urukundo rurata mwiza, urarusha data mwiza, tubona ukuntu uri mwiza, turakwizera turakira. Wahabwa icyubahiro data mwiza. Reka rero umara ubwo bene data bari data mwiza bumva ibyo batarimo ko bidakomeye. Ahari wenda n'igihe usanga umuntu atarakizwa akaba muri rwaserera muri ruzo rumeze gutyo, ahubwo nawe mwisha data mwiza abona imbabazi data mwiza, abona urukundo rwawe akizwe. Kandi atabarusengeye n'abandi bumva ko data mwiza iyi nyigisho ubu buntu data mwiza kubwigisha butera abantu kugwa mu byaha, ubamara ubwoba data mwiza, abashyira imbaraga zawe, ubereke data mwiza kuri Imana izibasha kurinda uwo yahamagaye, ukamukomeza ukamuhindura akabicyare mu igisha. Nagize esperance ngo kera abagezeho bose bararuhutse, abo bafite amahoro, bafite Imana yabo, nta bibazo bafite, ntabwo bafite, baratekanye iwabo. Natwe turabahamye. Reka rero udukomereze mu data mwiza. Urakoze. Uhamye Yesu Kristo. Amen. 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 Amen.